yego abagiyeyo abaragarutse ajya kwa Pastor Mutesi arahatinda arahaguma abakati yuriya anazamura ukuboko kajya gusezerana hari ikintu yabonye kwa Pastor Mutesi uri adafite cyo none higi ugezemo urebye wa mugore wa Terese kavuga ati umugore kigero ngezemo ntaga nkwiye ti ntago ari kuri level yanjye ti wajya gushaka uri kuri level yanjye ese mbere ukimutereta wabonaga ari mubi mbere ukimutereta wabonaga nta bwiza afite ubu ngubu Imana ibagiriye neza nibwo ugiye wabona ko umugore we ntacyo amaze aho hantu harimo ikibazo mwabagabo mwikosore urumva ko ari cyo gituma Imana itagitabara abantu ntago umva kuko urumva iyo bamaze kugera mu bisubizo baribagirwa ati yo mbona ababyeyi bari kwita abagabo babo ngo nimbwa ati yaba nari nyifite iyo mbwa ikamoka itaha iwanje yego ariko hanze hari n'abagore bari kwita abagabo babo nimbwa iyaba wari ubizi imbwa uko imeze igenda mu nzira ntago wakwisa umugabo wawe imbwa ntacyo nabimbwa ariko atahe mu rugo rwawe nabimbwa aguhindukize nyine abimbwa iguhindukize mu buriri yego Sandrine nanjye ngo Sandrine mama Sandrine nubwa mbere uvuze amagambo akomeye kuva twatangira gukorana ibiganiro uyu mutima la protection de mon cœur Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza muri kwibona kuri kamera zacu twongeye kubana n'umumama mwiza cyane wambaye neza dukunda kuganira nawe turifuza ko twajya tuganira nawe cyane kuko yubaka imitima ya benshi kandi iyo umuntu amuhamagaye naje kumenya makuru ntabwo amugira inama gusa yuko yifata mu rugo rwe hari n'igihana musengera ko bimeze akamuhanurira uraho neza Sandrine daho hajya ni Sandrine cyo umwana wa mama Sandrine nibyo wowe witwa Basabose Joseline umwana witwa Sandrine byose urumva ni kimwe ni mama Sandrine soza abakunzi b'inkuru y'ubuzima ndabashuhuje mwese aho muri hose mugubwe neza Yesu abiteho yego uwiteka nabiteho kandi abagirire neza cyane Sandrine muri iyi minsi ubwo nahise ngusha ku ntego yego hari ikintu kimaze kunyobera ni igice kintu ndagira ngo tuze kuganira akantu ku kandi ni iki kintu kiri gutuma abagore babarukore mama pasiteri runaka umuhanuzi runaka cyo kumva ngo yashatse abagabo amaze gushaka abagabo 5 kandi ukabona ari firingi arabivuga kuri social media arabifiringa ukabona ko ari ibintu bimunejeje donc ubona ari nk'igiki kibitera gituma umuntu ashobora kujya ku rwego rwo kutanyurwa n'umugabo umwe kandi tuzi ko mu mahame ya Gikristo kunyurwa n'umugabo umwe ari intego aba badamu rero ngiye sigaye ndeba nkabona bafite umudayimoni wabinjiye yego bafite umudayimoni wabinjiye wo kutanyurwa n'abagabo yego ngiye sinibaza ukuntu umugore yashaka umugabo wa mbere uwa kabiri ntanyuzwe nawe n'uwa mbere yamunaniye uwa gatatu ntanyuzwe nawe uwa kane ntanyuzwe nawe agenda azenguruka mu bagabo yego mbese ntibanyurwa ahubwo ni wa mudayimoni wahagurukiye mu badamu bakuzurira ari ry'ubusambanyi yego bakuzurira ari ry'ubusambanyi muri make wowe urahamya ko ikintu gituma bahora basimburanya abagabo ari ry'ubusambanyi abadayimoni binjiye abagore barabinjiye pe none se babinjira gute kandi abari abahanuzi abandi ni abapastori ni abavuga butumwa ubwo kuko tuze kubyemera nk'ukuri biranagoye rero muri iyi minsi ya none kubera ko ntago ubusambanyi buri mu bahanuzi gusa biri no mu badamu b'abapasiteri hose byuzuyeyo si n'abahanuzi gusa n'abagore bagiye bubatse ingo nabo bafite uwo mwuka w'ubusambanyi kuko umugabo waramara kugenda nawe agahita aca inyuma agacaho
Yego. akagenda umugabo akagaruka azi ko yasize umugore mu rugo nta hantu yatarabukiye yagiye kumba umugore yakarenze yagiye akagaruka amusanga mu rugo ariko umugore gahunda ziwe yazishoje kera yego muri make harimo akantu kitwa ubusambanyi burengeje ukwemera no kutanyurwa iyi ngingo ubushize nayivuzeho mvuga ko abagore batari kunyurwa n'abagabo Imana yabahaye ntabwo bari kunyurwa rwose akumva ko atanyurwa n'umugabo umwe yahubwo yaca ku ruhande agashaka iki undi mugabo yego akumva ko yaca ku ruhande agashaka undi mugabo kandi ntacyo umugabo ataba yagukoreye buri kimwe cyose umugabo yaba yagerageje akagikora ariko abagore ntibanyurwa yego abagore ntibanyurwa none ko tubonye ko ari bari abagore batanyurwa bariya bagabo bo abagabo bo noneho birenze n'ukwemera batari kujya gushaka abakobwa rega niyo mpamvu abakobwa bari kugumirwa kuko nimba urumva umugore atunze umugabo akamumarana imyaka 3 ejo bundi akamumarana iyindi 3 agafata undi gutyo hari umukobwa uri kudindira muri iyi minsi abasore bari no kujya gukora ubukwe bakavuga ngo ntabwo bashaka abakobwa yego twakwizanira abantu babyaye hatese ninza n'umukobwa n'ubundi ngasanga ni umugore nta hataniye n'uwabyaye igikura akizanira uwabyaye no kwirinda stress no kwirinda umubabaro bizamutera avuga ati nza n'umugore n'ubundi niyakire ko ari umugore nzanye niko bimeze nta musore ukiri kuzana iki umukobwa kuko ari kuzana n'umukobwa agasanga yabaye iki umugore niyo mpamvu niko bimeze ariko ingo muri iyi minsi zirasenyutse yego ariko abenshi bavuga ko nubwo ziri gusenyuka ba nyirazo aribo bazisenyera ngo nta na satani birimo ntayo pe kuko aravuga none se niba umuntu ari kugira gutya agata umugore we mwiza mu rugo akajya kwishakira undi wa mugore ukamaze se mwapfuye iki nta kintu baba barapfuye n'umugabo nawe akavuga ngo ntacyo numvise ntabishaka gusa urumva hari akantu aba yarabonye ku muntu uwo yakurikiye umugore we adafite ako kantu kuki abagore batagashaka ahubwo nibagashaka abagore murashinjwa kudashaka iterambere mu buriri ntago baganduka oya ngo hari n'ukuntu baganduka ariko nta terambere baraguma ku kintu kimwe nibahindure ngaho babwire nibahindure rwose kuko abagore muri iyi minsi nibo bari kwisenyera ingo ngo umugabo wanjye yagiye ute yagucitse ute shaka uburyo cy'umugabo wawe umugumana shaka uburyo ni gute umugabo wagucika hanze aha hari indaya zibafata neza kandi zikabagumana umugabo akagenda nagiye ni gute umugabo wagucika akagenda nuko aba yasanze wenyine akantu bamukoreye akantu n'ubundi ngo baragira gutya bakideparasa noneho agasanga ibintu biratandukanye akabaragiye kuki utwo tuntu two dukoryo basangayo twe twibereye mu barokore ntagira udutera amabuye kuki abo barokore batiga utwo tuntu tw'uduposteri ahubwo ngiye kintu nabwira abadamu nibanze bisuzume barebe niba nta nenge bifiteho ituma abagabo bagenda nibamara kwisuzuma bamaze kwisuzuma neza barajya bakosora igituma abagabo babo bagenda ariko turetse n'abadamu hari n'abagabo nabo bagenda ntacyo babuze ku bagore babo yego hari abagabo bagenda ntacyo babuze ku bagore babo ari kagatima k'ubuhehesi n'ubusambanyi kaba kari hanze bakumva ko batatunga umugore umwe yego akaba aricyo kintu gituma bagenda uzanye umugore murateretanye none umugejeje mu rugo Imana ibagiriye neza mubonye n'ubuzima bufatika ya mafaranga urayabonye noneho igihe ugezemo urebye wa mugore waterese ukavuga ati umugore kigero ngezemo ntaga nkwiye ntago ari kuri levo yanjye wajya gushaka uri kuri levo yanjye ese mbere ukimutereta wabonaga ari mubi mbere ukimutereta wabonaga nta bwiza afite ubu ngubu Imana ibagiriye neza nibwo ugiye wabona ko umugore we ntacyo amaze aho hantu harimo ikibazo mwabagabo mwikosore urumva ko ari cyo gituma Imana itagitabara abantu ntago umva kuko urumva iyo bamaze kugera mu bisubizo baribagirwa ntibakirya bahashye ku kiro ntibakigura amakara ku kadobo ibintu byose biba neza ariko ngo abagore nimwe muhinduka mbere
nimwe ngo muhinduka mbere ariko uzana warukunda amavuta kugeramo ariko uzana niyo ubuzima bwahindutse bimenyekanira ku mugore none ni ukubera iki abagore aribo bafata iya mbere basenga akaba bafata iya mbere bavuga ubutumwa akaba ari nabo bafata iya mbere bazana imico mibi ariko umugore uzamenye ko umugore buriya niwe yakwicisha akanagukiza yego umugore afite niwe ufite imbaraga zo guhindura ibintu bidahinduka mu rugo akabihindura yego uriya umugore yasenza akarira Imana yumva cyane na umugore na niwe wica ibintu cyane yego abagore turi beza turi na babi yego ariko none nimureke kuba babi ahantu hose nibuze mube beza mu rugo ntago mvuze ko ingo zose ari mbi hari ingo hanze hari ingo nziza zirahari pe zirimo n'amahoro ariko izi hari n'izindi ngo zasenyutse abantu bamaze gukora divorce bamaze kuyikoreramo imbere baretse kujya hanze kujya gukora agatanya hanze ariko bazihaye hehe mu nzu nyinshi divorce zakorewemo aho kuvuza divorce ndibuka umugore w'umupasiteri witwa Pasiteri Mutesi yakoze ubukwe ejo bundi bitamo n'abantu benshi abantu bari guhanura ngo ubwo bukwe ntibuzaba ngo divorce ese nibwabaye byo bambe ngo urwo rugo ngo ntiruzabaho ngo divorce ibyo byo ntabwo biri mu bituma ingo zisenyuka kuko nimba nubakiye ku rugo abantu bose bahanura bavuga ko ruzasenyuka kandi bakabivuga nta kibazo nageranye n'uwo twashakanye aho ubuhanuzi bwo ntabwo bufite igice buhagarariye mu gusenyuka k'urugo biragoye reka turebe kuri urugo ruzasenyuka nkuko abantu babivuga reka tubirebe kuko nagiye nabonaga harimo abahanuzi benshi kandi mbana nabikurikirana mbona ati rurasenyutse ntirumaze kabiri kandi ati turuhaye ukwezi kumwe none reka tuganire nkawe ndagira ngo uri umuntu mukuru kandi turaziranye uri n'umukozi w'Imana uri umuririmbyi uri n'umuhanuzi ibyo bintu ngenda bizi nkawe iyo ururebye urugo rwa Pastor Mutesi nta marangamutima nk'umuntu uyoboye n'umwuka we wowe urubona gute waruvuga iki ngiye urugo rw'ukuntu ndureba wenda tujye mu mubiri turajya mu mubiri tuze no koza mu mwuka ngiye noneho kambanze ngiye mu mubiri ubu ngiye mu mubiri yego uko mbona urugo rwa Pastor Mutesi niba koko uriya mugabo barakundanye koko by'ukuri yego nta kintu umwe akurikiye ku wundi nta wenda ni urugero umugabo ntacyo ateze kuri Pastor Mutesi nawe ntacyo amutezeho ari urukundo bazubaka yego cyambere n'urukundo badakurikije amagambo y'abantu badakurikije ibintu bibaca intege niba umwe yarakunze mugenzi we koko akamukunda ntacyo barebyeho bazubaka kandi Pastor Mutesi uramugeni na mwiza ni mwiza pe nubwo abantu baba bagenda basebya ngo yamukurikiyeho iki ngo nicyo uriya mugore afite arusha icy'abandi shobora kuba ari ikintu afite ke yatanga mwebwe abagore mudatanga ni ukuri akaba ariyo mpamvu yamukuka yego ko mana none se kuriya ntiyagiye kwa Sandrine abagiyeyo abaragarutse ajya kwa Pastor Mutesi arahatinda arahaguma abakatiye uriya anazamura ukuboko ajya gusezerana hari ikintu yabonye kwa Pastor Mutesi uriya adafite cyo cyatumye agumayo ni ukuri cyambere n'urukundo nake yifatika nuko biba bimeze ahantu hatari jagari hari amahoro atuje yagumye ubundi uriya mugabo yasanze Pastor Mutesi yaguye ahantu hashashe ubwo rero niyigumireyo gusa Yesu abubakira abashyigikire yego uyu munsi bari mu rugendo bagiye mu kwabuki bari Dubai numva bitoroshye bari Dubai bavuze bati ngo uko imeze igenda mu nzira ntabwo wakwisa umugabo wawe imbwa ntacyo nabimbwa ariko atahe mu rugo rwawe nabimbwa aguhindukize nyine abimbwa iguhindukize mu buriri yego Sandrine nanjye ngo Sandrine mama Sandrine nubwa mbere uvuze amagambo akomeye kuva twatangira gukorana ibiganiro uyu mutima izi mbaraga zo gukomera urimo urabwira aba bantu bagomba kugira mu by'ukuri tubwire birashoboka da
birashoboka mwababyeyi mwe nimwige kubaha abagabo banyu, nimwige guca bugufiya. Nta muntu uzakubakira urugo, ubaha umugabo wawe uko ari, uko yaba ameze kose, wubaha umugabo. Niba nta mafaranga afite umwubahe. Uyu munsi birashoboka ko mukennye, ariko ejo Yesu azahindura ubuzima. Birashoboka ko nta byo kurya mufite, ariko ejo Yesu azatanga ibyo kurya. Wifata umugabo wawe murebere mu ndorerwamo itariyo. Wimufata nkaho ari ingegera wo ku muhanda n'umugabo wawe. Hari nabo numva bavuga ati ngo Imana yambwiye ngo uyu mugabo ngo si uwanjye, ukabona umugore aryazinze imyenda aragiye. Imana yamubwiye ngo umugabo si umuntu mubyaranye rimwe kabiri gatatu. Ni gute Imana yemeye ko mushakana mubyaranye gatatu, nyuma iravuze ati ngo si uwawe? Mwafungutse mu mutwe, mufite ikihe kibazo? Umugabo si uwawe kandi mwarabyaranye. Njye nawe n'umuntu wa sinzi. Biragoye by'uru rugendo biragoye. Ariko abagore benshi mufite intandaro kwisenyera ingo zanyu. Ikindi mwijya mu bahanuzi cyane mujarajara, kuko gutinda mu bahanuzi cyane biritumye munasenya n'ingo zanyu. Yego. Ni gute umuntu aza akakubwira ngo uyu mugabo si uwawe kandi mwarabyaranye? Mugabo uri kumufata nk'igikoropesho kandi mukiri abasheri shushu, waramwubahaga ukamukuramo inkweto ukamujyanira amazi muri dushe, ariko ubu ngubu arinjira mu muryango ukabwira abana ati murebe iso yaje. Kandi ni papa w'abana yaje, muhe karibu. Muhe karibu, mujyanira amazi muri dushe, umwubahe. Niba nta n'amafaranga azanye, ntayazanye, ariko ejo bizemera. Uyu munsi birashoboka ko waba uri mu buzima bwo gupfundikanya, ariko ejo bizemera. Ingo muri iyi minsi ya none zirasenyutse bitewe no kutihangana. Umugore ntago ari kwihanganira umugabo we, umugabo ntari kwihanganira umugore. Umugabo ari kubona abagore hanze bafite amafaranga, agahura n'ikigore gifite amafaranga akamurarura akabaragiye. Umugore agakubitana n'umugabo ufite amafaranga akabatera urugo aragiye. Noneho na wa wundi asanze rya faranga nirishira arashaka undi. Gutyo ugira abana bagiye batandukanye ba papa wabo, ariko ibyo ngibyo ni umwuka mubi. Ndakubwiye ngo garukira ngo sigaho. Ntago ari byiza. Hanze uri kubona abagore beza bameze neza bibikwerera, ariko waganira nabo ukavuga ati byanjye biroroshye. Byanjye biroroshye. Nkako ababyeyi ntago bari kwiha agaciro. Ababyeyi ntago bari kumenya ko ari ababyeyi. Kabona umubyeyi mwiza ashoreye umwana yambaye ijipo ishyika ahangaha, na wa mwana yambaye ijipo ishyika ahangaha. Uravuga ati ese umwana mutoya ni uwuhe, umukuru ni uwuhe? Mbese ibintu twabiburiye itandukaniro. Gusa Imana itabara abantu. Yego. Ngende kubona nkabona muri iyi minsi ya none biragoye gufata umukristo n'umupagani kubatandukanya, byayoberanye. Uyu munsi turi kuba turi mu rusengero tukavuga Imana nibyo bikemera, ariko nidusohoka hanze aha turahita tugira itandukaniro. Vuga ati sini wa undi narindi kubona imbere ari kubwiriza, kavuga ati imbuto ndi kumusoromaho nizihe? Ntazo, kandi mu barokora imbuto zirabuze. Yego. Mani dutabare. Ingo z'abarokore nta mbuto zikirimo, mu babyeyi b'abarokore nta mbuto zikirimo. Nukutubona mu bitambaro n'amakanzu maremare, ariko nta gakiza dufite mu ngo. Mani dutabare. Sabwe kwisubiraho mwababyeyi, nimwisubireho wige kubaha umugabo wawe uko yaba, ariko niyo yaba ari mugufi agenda kambakambira hasi, yaguhisemo arakuzana. Sabwe kunyurwa nawe. Nyurwa nawe nuwawe, uko yaba ameze kose usabwe kumwubaha. Sabwe kumwubaha rwose. Mani tugire neza kandi Mani turwanirire. Ingo muri iyi minsi ya none ziri gusenyuka bitewe n'abagore mufite amarari arenze ukwemera. Niba simbizi, niba bazanya kizima myoto bakabazimya, ntago mbizi. Abagore murashyushye, sinzi ubushyuhe mufite, sinzi ukuntu byagenze, sinzi aho turi bubigarurire, ariko musabwe guca bugufiya. Abagore muri kwandagaza n'ingo zanyu, abagore muri gushyira hanze ingo zanyu. Mwafashwe ryari? Nibiki byabafashe? Mwakwihanganye. Nimwihangane kandi mwite ku ngo zanyu. Mugabo niba yagiye umenye ngo yagiye se yo kugarukirana iyi ngiyi, uvuga ati simpari nanjye, ariko igihe cyo gutaha mu rugo ni iki ngiki. Umugabo asange uri mu rugo, gira isuku. Umugabo wawe asange witeguye, wigira umwanda. Kandi niba umugabo yanagiye isafari, wibona aragiye ngo aratinze, ufata ibintu byose byo mu nzu bipakira ugende, usahura urugo ugende. Ibyo bintu ntago ari byo mugarukira aho ngaho. Ntago ari byo rwose. Uri gusahura umugabo nawe urisahuye rwose. Wamara kubipakira ugiye ugahura n'ubuzima bubi, kongera ukamuhamagara, kandi bya bintu wajyanye ntago wongeye kubigarura. Yego. Mani tugire neza. Mwababyeyi mwe nimugarukira aho ngaho. Nyurwa n'ukuri.
unyurwe n'umwambaro ufite, unyurwe n'igitenge ufite, wica ku ruhande, wijarajara. Yesu atakurengera nta muntu wakurengera. Ni ukuri pe. Yesu atagutabaye nta muntu wagutabara. Umuntu uyu munsi ashobora kuguha ejo ntaguhe, ariko mu duce kwawe ufite n'umugabo nyurwa natwo, wiga kunyurwa n'utwo ufite mu rugo. Mwabagore mwe birashoboka ko hari igikorwa cyakunaniye mu buriri. Birashoboka ko umugabo wawe atakunyura, nawe wa mugabo birashoboka ko umugore wawe atakunyura. Birashoboka ko hari icyo utamubonaho, birashoboka ko byanga, ariko munshake kuri 07 078 28 55 288. Yego banshake munshake, mbabwira ukuntu ibintu bigenda neza. Ibintu bigenda neza. Umugabo ntazigera agenda agiye ute kada agiye ute ahagiye yose akajya mutekereza. Yego mana, mu muhamagare njyewe mumpamagare kandi biragenda neza, hamwe no gusenga nkanabafasha no gusenga, ibintu byose bijya byemera. Biremera rwose. Mwababyemwe muce mu gikari mumpamagare tuganire dusenge, ingo zanyu zirubakika, kandi niteguye kubagira inama ibintu bikagenda neza. Murakoze. Reka tubashimire ku kiganiro cyiza cyane muduhaye, impuguro ndetse kandi zikomeye uduhaye, no kuba witanze ugafata umwanya wawe ukaza nta wakwishyuye, ahubwo ari kugira ngo wubake umuryango nyarwanda. Reka mvuge ngo Yesu aguha umugisha. Amen. Kandi nawe wari udukurikiye, Imana amahoro iguhereza umugisha. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, usharing ikiganiro, wandike muri comment ibyo twazaganiraho ubutaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom. Amen.